nge nk'abandi perezida ni first gentleman, wowe nturi first lady se? Ndi first lady wa w'ishyaka perezida wa ruda. Birumvikana. Hirya no hino umaze kuzenguruka mu gihugu cya repubulika y'u Rwanda, ubwo ni igihugu cyacu cy'abanyarwanda, no ku myotso twe abaruda n'abarudakazi tukavuga tuti n'uturuda duto tutarafata irangamuntu. Hirya no hino wahabonye iki gishobora kuba kibangamiye abo banyarwanda maze kuvuga haruguru aho? Yewe ibyo mbona ni byinshi cyane, ariko ikibabaje kandi giteye n'impungenge ni icyo cyerekeranye na vup, kuko vup yararenganye, iri mu karengane k'ibihekane rwose, kandi babuze ababavuganira, wagira ngo nta n'abavugizi bahari, ndetse na za maneko zineka ngira ngo zirekera abakire, ariko aba bakene rwose bashyira imbere ngo ni abakene, ngo ni abatishoboye, ngo nibo bitayeho, nibo ahubwo barushirijeho kurenganya. Ariko nkanjye rwose first lady bintera kubabara cyane, kuko nimba abantu ari bo bakene babita ngo ni abatishoboye, ngo babafitiye impuhwe babahaye n'akazi, ahubwo ubu ngubu nibwo babakenesha kurenza. Ugasanga umuntu w'umukene yabyutse kare mu gatondo ka kare ajya guhinga, ajya gukora imihanda kugira ngo abo bakire n'abategetsi binyuriremo, hanyuma bo bataha bakabura icyo kurya. Nibo bantu bafite amadeni ku maduka, nibo bantu baburara babwirirwa, ukagira ngo n'ababahaye iyo mirimo ntibabareba. Ubwo se bwana perezida wa ruda, wumva ibyo atari akarengane k'abihekane? Birumvikana. Koko rwose nuko babakoze koko. Ako ni akarengane nyakarengane, ako ni akarengane k'ibihekane koko. Ako ni ka karengane wasanze hirya no hino rwose bakorera abanyarwanda n'abanyarwandakazi banjye b'abakene koko mu Rwanda hose, mu turere 30 muri vup nk'uko wasobanuye haruguru hariya. Wararenganye, wahawe izina barisize irangi ritari ryiza. vup batubwiraga ko ize gutabara abakene, kumbe vup nayo yarenganiyemo nk'uko abayikoramo barenganye, bahuye n'akarengane k'ibihekane. vup se yo iratekereza cyangwa abayikuriye abayiremye nibo batekereza? vup ababikuriye nabo baratekereza, kandi n'abayikoramo barayitekereza, ariko habamo agakoryo kihishe gatekerereza abantu urugomo. njye mbona ari urugomo bakorerwa. ubu ngubu ngo barakora, bamara gukora bamwe ngo bagashiduka bari mu cyiciro, kandi bazi ko ari mu cyiciro cya mbere, ngo bajya kureba ngo muri mashini zabo ngo bagasanga ngo bari mu cyiciro cya kabiri, kandi baramaze gukora hafi nk'igice cy'ukwezi, bakababwira ngo bahaye ngo umubyizi leta. nyumvira nawe ako karengane k'ibihekane. kandi n'abandi nabo barimo bakora nta cyizere cyo guhembwa. ubu ngubu baricwa n'inzara gusa, bari kwikopesha hirya no hino. mbese ariko buriya wewe perezida wa ruda, iyo ureba biriya si ya bindi byasimbuye ubucakara. ko numvaga ubucakara kera, nubwo ntabibonye, ariko abankuriye burya iyo uganiriye na so na sogokuru, ngo iyo utaganiriye na so na sogokuru ngo ntumenye icyo sogokuruza wawe yasize. njye najyaga nganira n'abakuru kandi nkumva barabitubwira, ngo bucakara kera ngo bahingishaga abacakara ngo babirabura bakabafata, abazungu bakaza bakabafata,
kubera ko baba bari bajijutse ari ababosi, bagafata abo birabura bakabafata bakabahingisha bakabakubita, inzara nyine ikavugiriza, ubukene, inkoni. Ariko iyo ndebye rero mbona rwose abo batangije vup ari nko kuba mbese ni nka bya bindi byasimbuye ubucakara, ahubwo aho kubakubita bo za nkoni z'abakoroni, ahubwo babakubitisha inzara. ubwo rero ndumva ko ya nzara ariyo yasimbuye inkoni. niyo mpamvu mvuga ngo harimo akarengane k'ibihekane. ngewe rero nkaba fasiti rede, ese buriya wewe nkawe ko uteganya kuyobora iki gihugu cy'u Rwanda n'East Africa na Africa n'isi yose, wewe nuramuka ufashe bwana perezida wa ruda, wewe abo bantu ba vup wewe uzabakorera iki, urabateganyiriza iki? murakoze cyane fasiti rede, uruwa kataraboneka urabaza ukabariza n'abaturage banjye bagowe muri vup. koko wakoze ubushakashatsi hirya no hino mu gihugu cyacu cya repubulika y'u Rwanda, mu turere twose 30 tugize intara enye n'umujyi wa Kigali? koko mbega ko bahuye n'akaga. Bityo rero nimba izo ari inkoni mu bitugu by'abo baturage bakubitishwa mo vup, ari inkoni y'ubukene n'inkoni yo kubarenganya ngo iminsi 10 irarenga batabishyuye, kandi ariyo babasezeranyije ngo bazajya babahembera buri minsi 10 nabo bashobore kujya kwihahira, bashobore kuriha amazu babamo, kuko nibo bakene, bo batagira amazu, bashobore kuba bagurira abana ibyo kurya no kubatangira minirivare, kubera ko minirivare mu Rwanda rwose zafashe hasi no hejuru, bazisimburije n'izina bazita ngo ni agahembaza. umwana atazibona baramwirukana, byanga binoga byanga bigenda gute. Ibyo ni ibintu twamaze dukurikiranira hafi. noneho aho muri vup ubwo iyo ni inkoni rwanyonga, inkoni y'ubukene, ni inkoni y'inzara babakubitisha. ibyo byabaye nka irindi turufu ryo kurenganya abantu. ako kabara akarengane nka kariya wavuze ruguru mu gihe cy'ubucakara ab'icyo gihe bakorerwaga muri Afurika. hano hariho abandi bari barigize ababosi, bakoresha abandi za shiku, urumva babarenganya bakoresha akazi k'agatunambwenu, urumva abandi bakirirwa iyo mu mirimo yabo babakorera, noneho bagakena, ntibabone umwanya wo kwihingira, ntibabone umwanya wo kwita ku mirimo yabo ngo wenda nabo bagangahuke bakire nk'abo bakire. ugasanga abo batware nibo bakomeza gutwara, bagakomeza buri kimwe cyose bagitwara, bagatwara abantu, bagatwara ibyabo, imitungo iyimukanwa n'itimukanwa yose ikaba iyabo. urumva bari barigize abatware ba cyane, noneho abandi babagirira abacakara b'ibihe. ibi nibyo nanone byongeye kugaruka binyuze mu itiyo bita vup. birababaje koko nimba abantu bakora iminsi 10 ntibabahembe, ako ni akarengane k'ibihekane. tekereza nawe ubwo bamaze iminsi 15 20 batabahembye, bazarya iki ko bataha bikaba ngombwa ko bahaha bate? inzu z'abandi bazishyura bate? ibyo bindi byose batungisha abana babo byagenda bite? kuko abakene n'ubundi murabizi ni nabo babyara cyane, kandi ni nabo bakenera ibyatungisha abana babo cyangwa ibyatunga abana babo kenshi kandi byinshi, bagombwa byinshi. ubwo rero bahahisha bate? bahaha bate? bahahira abana babo bate? bakwiteza imbere bate? ako ni akarengane rwose babakorera.
nge nka perezida wa ruda mu kibazo warumbajije ngo twe twabigenza gute kugira ngo tubarenganure tubateze imbere tubakureho akarengane babegetseho babarambitseho kababyiga kabahereye ku mutwe ku maboko no ku maguru mu nda utahirengagije. Twe ni ukuvuga abaturage bose badafite igishoro cya miliyoni 6 bose bazajya bemerewe gukora, noneho bagakora bafite ibisarubeti by'inomero zibaranga buri mudugudu aho baturiye hose mu turere twose 30 tugize Repubulika y'u Rwanda. Buri muntu wese akore akazi ashoboye, none akakora neza aho atuye, agakora mu isuku ryiza, agakorana n'isuku ry'akataraboneka, turiteze imbere. Babe bafite utupuberi aho ngaho banagamo ibintu byose by'ubupapuro by'iki byose, kugira ngo ibyo bintu byose by'imyanda bashobore kubibyazamo undi musaruro. Tuzazana imashini byose bakajya banagamo ibyo bishingwe byose, noneho dukoremo amakara, twite ku bidukikije, twongerere ibicanwa. Bityo rero abo bantu bo muri VUP imirimo turaze tuyibereke, bose bazatera imbere. Igihe cy'ubucakara cyararangiye, hanyuma bakore bakwakwanye, noneho izitwa imbaturabukungu mu Rwanda. Mbaye mvuzeho bicya, ariko mbafitiye gahunda nziza irashe nka perezida nyaperezida Barafinda Sekikubo Fred, we first lady. Ubibona ute? N'iki wakongeraho cyangwa n'ikihe gitekerezo gishasha ufite? ariko se buriya perezida wa ruda, njyewe ikindi kintu nitegereza kandi ntiyakozeho risaki kandi nkibazaho ko cyaba ari cyiza. Ubu ureba nk'ubu ngubu biriya byerekeranye n'imiganda y'abaturage, imiganda y'abaturage n'ubundi bakora mu mihanda, bavuga ko ari amasuku, kandi bigatesha umwanya abaturage baba bicururiza. Urabona ko iyo umuganda ubaye, abaturage bacuruza barafungishwa amaduka, imirimo abandi igahagarara ngo ntibajye mu muganda rusange. Ariko ngewe buriya rero icyo nabonye cyo, buriya nkanjye uko mbibona, wewe uramutse uyoboye bwana perezida wa ruda ukayobora kino gihugu, buriya nk'umuganda ntushobora kuwukuraho, ahubwo umuganda ukawusimbuza nyine bariya ba VUP, bagakora nyine imihanda igahora ikeye, za borodire zigahora zikeye, ahubwo kugira ngo bicishwe inzara hanyuma bakabona amafaranga anakwiriye, kuko baba basimbuye no gukorera umuganda, ubwo abaturage baba baruhutse, iyo miganda ikarorera, kubera ko tuba dufite abakozi ba VUP, hanyuma bagahabwa n'imishahara itubutse. Hanyuma njye mbona aricyo cyaruta aho kugira ngo abantu bajye bafungishwa buri munsi, buri gihe buri ngo bagiye mu miganda, kandi n'imisoro basora nabo ntibababarire. Ya minsi bakinze ntabwo nabo bazababarirwa, n'ubundi barayatanga. Ubwo rero numva ko nkawe perezida wa ruda icyo kintu wakivugaho iki? Urakoze cyane first lady. Uri uw'akataraboneka koko, uri first lady w'igihugu koko, uri indongozikazi, uri ubonera bose rwose, uri uw'ingenzi rwose mu gihugu cya Repubulika y'u Rwanda na East Africa na Africa n'isi yose. Koko wayobora ukanayobora n'isi, abanyarwanda, abanya East Africa n'abanyesi, abanyaburaya, abanyaziya, abanyamerika, hose hose ku isi bose wababariza ukabavuganira koko ukabakemurira ibibazo. Siko se nari navuze ngo umunsi w'umuganda tuzawukoresha mo undi mumaro, undi murimo w'akataraboneka tuzawushingiramo abenegihugu, abakobwa n'abahungu n'ababane, ndetse divorce yasenyeye tubasubiranye bongere babane n'abana babo. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, aho gukoresha abantu akazi k'ubucakara, uburetwa, igihe cy'ibyo cyaratambutse cyararangiye. Bityo rero uwo munsi tuzawutangaho nanone umunsi wo gutanga imirimo mu gihugu ku bagejeje imyaka yo gukora.
birumvikana abo ni urubyiruko, noneho tukabahamo imirimo bose bakiyandikisha, bakaba ariho baza no kwitoreza imirimo, bagakora isuku n'isukura ry'umujyi wa Kigali, bigakwirakwira hose mu Rwanda hose, East Africa na Africa hose no ku isi hose. Noneho duhindura ibigoye, noneho tubihindura ibigori, tugaburire n'abashonje, dufata ibyo bishingwe byose tubihinduramo amakara, twongerera ibicanwa mu Rwanda, East Africa n'isi yose. Bityo rero tuzaba twitaye ku bidukikije mu Rwanda no ku isi hose, Imana izabiduhembera. Icyo ni ikindi nanone gishasha, umunsi w'umuganda twe tuzawukuraho. Mu byo abantu binubiraga mu za 90 wari uwo muganda wakoreshaga abantu ibintu bya shiku by'ubucyakara, kandi igihe cya shiku n'ubucyakara cyararangiye cyo gukorera akamama. Ubu ni ibintu turi mu gihe cya kwidi porokompankuwe, noneho aho ukorera umuntu akaguhemba, nawe ugataha ukamanuka kuri butike ugahaha, ukabona icyo ushyira mu isafuriya, warangiza ukagishyira imbere y'agasengeri. Ubwo se abo bava muri VUP biriwe bakora, ntibabahe impamba yo gutahana ngo bashyire mu isafuriya babone uko bashyira imbere y'urubavu? Ubwo wumva batabarenganya. Ako ni akarengane k'ibihekane twavuze kuva kare kose. Bityo rero twe abaruda dufite gahunda nziza yo gushingira bene gihugu bamarana imyaka 10, tukabaha impamyabumenyi yo ku rwego rwa kaminuza, bakongera indi myaka 10 babana neza, tukabongera indi mpamyabumenyi yo ku rwego rwa kaminuza y'ikirenga mu kurwubaka. Bityo rero mu myaka 20 abanyarwanda, abanya East Africa, abanyafurika n'isi yose tuzaba tububakiye ingo zikomeye. Bityo rero zanakomera zigakomera cyane, n'abana babo n'abana bacu bakazigana ibyo. Bityo rero iyo yose zitwimba turabukungu muri byose, kandi ibihe byose, kandi mu kazi kose. N'abakiri bato bazakure bigana iby'abakuze. Bityo rero kubera impamvu ikomeye cyane, inyoni nkuru itoza intoya kuguruka, n'abakiri bato ibihe byose, ibinyejana biri imbere byose bazigana ibyo. Gahunda nziza z'abaruda n'abarudakazi, ubwo ndavuga uturuda duto tutarafata irangamuntu, tuzigana ibyo. Bityo rero VUP nimba ari intwaro nshasha bitwaza gufata no kwegeranya abakene bose, bakabafata nk'icyiciro cya mbere cy'ubucyakara mu Rwanda, baba babarenganya kandi ntibabishyure ngo babakura habi babashyire aheza. Koko ubwo iyo mihembererwe y'abo bantu bakora, bakwigurira agasambu, bakwigurira igare se, bakwigurira ingorofani se, bagura iki? Bakwigurira utwenda tukwambara se? Ukweri bakwikodeshereza inzu? Ubwo iterambere bababwira rya vision 2020 riko wapi? Amizero ni ayahe? Icyizere ni ikihe? Izo porogaramu zihinamiranye wagira ngo ni umuntu wicaye kandi ahiniye amavi, ahiniye amaguru, anayicariye. Wamubwira guhaguruka yahaguruka ate? Nta nubwo yakora dede nk'uruhinja rwiga kugenda. Bityo rero ibyo byose dusanga ari akarengane, hafi kubabohera amaboko inyuma. Bityo rero ubwo nge nka perezida nyaperezida ndaje ndenganure abo bose barenganyijwe kuva kare kose. Iyo VUP ndaje nyihindure porogaramu nziza irashe, abantu badafite igishoro cya miliyoni 6 bose bikorere. None badasoreshwa, nibageza miliyoni 6 z'igishoro bitwe abasoreshwa bato. Bityo rero bose mu gihugu nibakora, noneho izitwa imbaturabukungu ya bose, kuko bose bazaba bakora. Tuzaba turwanyije ubushomeri, twimakaza imirimo, bose babe ba munyakazi na ba mu kazi kose. Noneho bose abakuru babitoze abakiri bato, umwana ajya abyirukira mu kazi, kandi kuko yagatozejwe n'ababyeyi be n'abakuze muri rusange. Bityo rero ya nyoni nkuru itoza intoya kuguruka, imvugo izabe impamo, izabe ingiro.
noneho abana bazigane abakuru ibyo bazi basanga bakora, nabo bazakomereza aho, bazafatiraho kuri urwo ruzitiro. Ndumva mbaye mvuzeho bike, mbaye nsobanuyeho bike, ariko vup ntibe itiyo intwaro yo guhutaza abakene mu Rwanda. Nanone kikaba ari akarengane k'ibihekane kaba kagarutse nyuma ya shiku na nyuma y'igihe cy'ubukoroni. Bityo rero na Tanzania kera mu gihe cy'abamagimagi bahagurukaga urugamba mu 1905 kugeza na 7, abaturage nabo bakoreshejweyo shiku, barahaguruka barwanya babibakoreraga. Bityo rero Prophet Kinjekitile yarahagurutse arabyanga ku mugaragaro, ibyo byaje kurangira nyine. Ubwo niho byakomereze Tanzania ivaho ibona ubwigenge busesuye. Ubwo se byaba bisigaye i Rwanda, byigaruwe i Rwanda kubera iki? Muri Tanzania babahingishaga ipamba, i Bugande bayibahingisha mu 1903. Bityo rero izanywe n'umuntu witwaga Keparupu aturutse i Buraya, kubera pamba yari ikenewe mu nganda hirya no hino ku isi ngo bakore imyenda. Ubwo icyo cyaratambutse, cyabaye amateka. Kubera iki vup igaruye amateka yari yaratambutse? Ubwo ni ukumbwira neza, aba bakene vup ibamariye iki iminsi 10 ko batayibahembera ngo nabo bashobore kwihahira ukundi, babeho, bagira imibereho myiza? Iyo niyo viziyo 2020 bababwiraga. Ibyo ntibyaba ari akarengane? Baravahe, bagezehe, baraganahe? yewe rwose ntaho bagana. ubu se iyo ubona umuntu bawukora iminsi 10, ubwo barangiza bakazana amarisiti ngo ntago ngo marisiti ngo bamwe babasanze mu byiciro bya kabiri, bakongera bakagenda bakazana izindi lisite ngo mu mashini ngo babuze amazina yabo. Mbese ni ibintu babacurikanganya, wagira ngo ahubwo njye mbona bakwiriye rwose, ababishinzwe bakwiriye kwita kuri abo bakene, bakabarebera. Umuntu nimba yujuje iminsi 10 ari umukene, wibaza ahantu ko yabyutse aza gukora umurimo wa leta, kuki abandi bo batabarebera ngo babahembe, babongeremo na kuka? Iyo umuntu ashonje wakora ushonje? Ese iyo duka uzajyaho isora 40,000 ku mwaka, cyangwa se no mu kwezi batanga amapatante n'ay'ibishingwe n'ay'amatekano, abo bantu ukajya kumubwira iminsi 10 agukopa, ese we ntazavamo akicara? Ubwo rero bakamenye ko batuma vup bakena bagasonza, bakajya no kurusha n'abandi n'abamaduka. Urumva ko baragoresha nabo, bakabateza no kugoza n'abandi. Impande zose ziri kugorwa. Barabyuka bajya gukora, ureba umuntu yabyutse, ubundi wenda yabyuka akajya mu kiraka cyo gufurira rubanda bakamuhemba utwo dufaranga, cyangwa akajya mu kiraka cyo guhinga. Urumva umuntu nk'uwo abakene, yarangiza akabona wenda kugahumba uwo munsi akarya, ariko abyutse agiye ku gikorwa cya leta, yarangiza akaza agasonza, akajya guteza ikibazo umunyaduka nawe yareba ari umuturage agatinya kumwima ibyo kurya, akamukopa. Reba iminsi 10 amukopye, ukongera ntumuhembye iminsi 25 amukopye. Ese ubwo ngubwo nk'abakuriye aba vup, ubwo mwumva rwose badakora abaturage agahimano? Mwumva se mutaryanisha abaturage kugira ngo umuntu nakwima ibiryo muturanye uzamubona nk'umwanzi, kandi nyamara ubiteza nyirabayazana arahari? Rwose ngewe nka First Lady, rwose numva ngewe abantu bakora ibyo bari kurenganya abantu ba vup ari abakene kandi babashinzwe, bakwisubiraho bakareka guhohotera abakene, kuko n'Imana yo mu ijuru irabareba. Kandi nta n'ubwi rwose niyo mwabahemba batagangaye, ntabwo Imana izabashima, oya, ahubwo izabagaya. Mwibuke ko ari abanyarwanda banyu, ni abakene banyu. Ngo wabyaye ikibara kirigata, ntimukajye mufata umuntu ntabwo aba nawe yarakennye kubwe, ni inyandiko y'Imana. Mujye mumenya icyo ngicyo. Ndababwiye rero nka First Lady, rwose abo bakora ibyo mwisubireho guhohotera abakene ushinzwe kuyobora.
ukoze neza cyane kubamagana, nanjye ndabamaganye no mu izina rya Yesu Nabi Muhammad na Buda. Imana abo bantu b'abakene biteho yamagane abo ngabo, nishaka ibafatira ibihano rwose. Twe turabatanze abo bahohotera abakene ku Mana, nishaka ibihanire ku mugaragaro. Kandi bo usanga bahariye bahaze, ibindi babimeniye mu ngarani rwose. Noneho ugasanga abakene bo baraburara kandi bakoreshejwe akazi k'agatunambwenu. Rwose abana babo basoze, kandi abo bantu ntibagira abo basigira abana babo. Biba ngombwa ko bashakisha n'umukozi wenda cyangwa umuturanyi wasigarana abana babo bamanuke muri VUP mu kazi nk'ako katashaka kubahemba, bakabizeza nabo wenda abo bakozi bazabishyura. Urumva umukozi akaba nawe arambuwe. VUP yitahembye uwo wamanutse mu kazi yasigiye umukozi umwana, yimwambuye cyangwa itinze kumwishyura, n'umukozi atinda kwishyurwa kandi akicwa n'inzara, n'abana bakicwa n'inzara, na nyir'inzu akabura amafaranga, no kuri butike bafata ibintu nabo bakabinuba bakabura amafaranga yabo kugira ngo nabo bajye kuhaha ibindi bashyire mu mabutike no ku masoko hose. None ugasanga ahubwo VUP yaze gukwirakwiza ubukene, ubutindi, ubuhanya mu bantu, noneho yimakaza akarengane k'ibihekane, igandagura iterambere ryaba rike ryaba ryinshi, ryaba rusange ryaba ry'umuntu ku giti cye. VUP yaje kubirangiza, ibyica ibyangiza kurushirizaho. Ako niko twise akarengane k'ibihekane, kandi abakagukorera bakomeza bakagagukorera kubera ko agatoki kamenyereye gukomba gahora gahinnye ibihe byose. Kubw'iyo mpamvu rero twe abaruda n'abarudakazi n'uturuda duto tutarafatiranga mumenye ibingibi, muzirinde nimuzakore nk'aba ba VUP n'abandi bose badahembera abantu ku gihe, babicisha inzara babigambiriye, babicisha ubukene babigambiriye. Izi zikaba ari izo ntwaro bitwaza kurenganya abatifite, abatishoboye, abatindi, kugira ngo babakubite nanone babahoze muri cya cyiciro cya mbere cy'ubudehe, barusheho kugira imibereho mibi aho kugira imibereho myiza itanga icyizere mu iterambere rya bose. Ugasanga habayeho iterambere rya bamwe, noneho n'iteranyuma ry'abandi benshi cyane. Ko ni akarengane Imana ntizabyakira neza, izabyakira nabi, kandi yabyakiriye nabi, kandi izabahana mw'abantu mwe mwibasira bagenzi banyu mubakoresha ibintu nk'ibyo mwe mutifuza ko namwe mwabikorerwa. Rwose akarengane ako ariko kose ku gipimo icyo ari cyo cyose mwitandukanye nako, ejo n'ejo bundi Imana itazabapyatura mo capati nazo yazisuzuma igasanga zituzuza ubuziranenge, nta nubwo yazigaburira abo muri VUP maze, kuko yajya kuzinaga mu ngarani kuko ntacyo zaba zimaze, ntabwo zazuzuza ubuziranenge. Yazasanga mwariyangije kera, none gasanga namwe mwariyangije. Ni nayo mpamvu mwangizaga n'abakoraga muri VUP mubicisha ubukene n'inzara. Ibyo ntibikwiriye iwacu Rwanda. Uyu ni perezida nyaperezida Barafinda Sekikubo Fred, mbateye utwatsi. Aba VUP mu barenganure kare ntarahasesekara, nari naratinze mu ikorosi nza, none amakorosi yose mu Rwanda nayavuyemo, ndahitegeye, buri kimwe cyose ndakiruzi, wagira ngo mpagaze ikiramuruzi burasirazuba bw'u Rwanda. Nanone buri kimwe cyose maze kukinonosoramo, na First Lady amaze kubinonosora, na kipe ayobora komisiyo yo ku rwego rw'igihugu y'abaruda ayoboye bamaze kunonosora VUP yose. Rwose tubaye tubabwiyeho bike, bamaze gusanga harimo akarengane k'ibihekane iyo iburengerazuba bw'igihugu cyacu cy'u Rwanda. Tukatuvuge i Muhanga iwabo w'abahanga, nabo ibintu byose babyitegereza neza bagasanga ko harimo akarengane. Abo bahanga nabo bafashe umwanzuro, baravuga VUP ntukarenganya abantu, mwabakuriye VUP ntimukarenganya abantu, abantu bararengana, ni abantu b'Imana, si abanyu, si mwe mwabakoze, si abantu b'imvaruganda, si amarobo.
ni ikiremwa muntu, kikwiriye kurya, kikwiriye kunywa, kikwiriye kwiga, kikwiriye kwivuza, kikwiriye nacyo iterambere nk'iryo ryanyu. Nabo bakwiriye kugenda bicaye aho kugenda bahagaze nk'ukuva bavuka. Hanyuma rwose muhindure intekerezo zanyu, muhindure imikorere yanyu rwose. Mu ntara y'amajyepfo batazabagaya, iburasirazuba bw'u Rwanda batazabagaya, mu majyaruguru mutazagahwa, mu majyepfo nabo batazabagaya. Mu mujyi wa Kigali turabyamaganya abambura VUP, abatinda kuhemba bo muri VUP, abo barenganya abanyarwanda. Iyo niyo ndiri igicumbi cy'akarengane. Turaze twabaruda tucyamagane. Mutubarize kuri wa3.ruda.tk ni nomero yanjye ya perezida wa ruda, perezida nyaperezida, ni agasaraba 250 78 34 28 622. Imana ibiteho, mwite ku bantu bo muri VUP vuba na bwangu. Nimubicisha ubukene, nimubicisha inzara, izo ntwaro zanyu z'inkorano Imana izabapyatura mu gihe twe tutaraza tuzanye insimburagifungo.